mufite aho muhuriye ariko uzi ko ibyo bintu mu bihe byashize byabagaho cyane cyane byakorwaga n'abakobwa. impamvu bitarangira neza se Bibiliya iravuga ngo ubwibone bubanziriza kugwa. Ubundi ubwo n'ubwibone nicyo abantu bita ubwibone. Gutwika ikiraro ni gute? Wahise ukuraho contact n'aba bantu kuko wumvise ko bari ku rwego rwo hasi, ntukibareba ntibanatekereza no turabashuje kandi tuhaye ikaze bakunze ibiganiro byacu aho muherereye hatandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tubahaye ikaze abakomeza kuza mwiyunga kuri uyu muryango wacu. Mukuri turabakunda kandi tubaha agaciro cyane ko haba kwanyu n'umugisha. Turagira ngo twishimane n'abishimiye kandi dukomeze abo ngabo batameze neza kubera impamvu zitandukanye. Tubabwire ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Fatiraho gumaho kuko nago Imana irasozanya nawe. Iracyatunganya. Hari igihe bimera nkaho yacecetse ariko mu by'ukuri ibi kirimo gukora ibintu kugira ngo izabiguhe bimeze neza. Devo twaye ikaze. Urakoze cyane. Meze neza. Twishimiye kubana nawe. Urakoze cyane. Nanjye ndishimye. Merci beaucoup. Tujye kugirana ikiganiro cyiza rero. Tujye kuba dutanga ibitekerezo ku ngingo y'uyu munsi tujye kuganira. Ubibona ute hano hanze muri iyi sosiyete yacu cyangwa mu bantu muri rusange, uburyo abantu bitwara mu iterambere cyangwa iyo batsinze, iyo hari ibintu bagezeho, ndetse n'uburyo bajya bashobora kwitwara cyangwa kwifata igihe bananiwe cyangwa hari ibyo batsinzwe. Katuvuga igihe batsinzwe cyangwa hari ibintu bitagenze nk'uko babishakaga. Icyo kintu tugiye kukiganiraho kuko ni ikintu gikomeye cyane. Kirimo kiradutwara abantu. Reka bari ko mvuga niko bimeze. Ari success riradutwara abantu. Ugasanga umuntu yahoze mu muryango, yahoze hari umuntu wizewe uri reliable, ariko kubera ko hari akantu kakomanzi we akamera amababa tukajya tumusanga hariya mu kirere, agasigara atakiboneka, agasigara atagifatika, agasigara atagihamagarwa ngo yitabe, agasigara mutazi aho mumushakira, ari mu rundi rwego kandi ahari. Kandi ubwo si ukuvuga ngo ni abantu bo hanze basafaringa gutyo, nabo iwe mu muryango, n'abavandimwe, n'ababyeyi, inshuti za hafi. Tugiye kubiganira. Yego kabisa. hari tubahe ikaze. Murakoze cyane. Nari ngiye kukubwira channel njya nkurikira ngira ngo niyo kuri TBN, ni ibiganiro byo kuri TBN, ntabwo ari channel. Bajya banyuzaho ikiganiro kimwe cyitwa ngo Talk It Out. Tugiye kubivuga. Tugiye kubiganira. Success cyangwa kuba natsinze bikwiye guhinduka ikibazo ubuzima. Ubundi mu bihugu biri muri uru rugendo rw'iterambere ariko n'abantu individually, umuntu wese atangira ubuzima ashaka kuva ku rwego rumwe ajya ku rundi. Ni nabyo byifuzo duhorana, duhoza imbere y'Imana kenshi. Imana ngeze aha, Mana mpiki ntezi y'intambwe, nyingurira umuryango, mpindurira akazi, nyagurira ubucuruzi, ntezi imbere abana banjye amashuri meza, babone n'amaburuse banze. Nibyo byifuzo duhora tuva ku rwego rumwe. Ibyo bije udevelopa ikindi cyifuzo. Rero kuba Imana ishubije amasengesho yacu mu by'ukuri byakabaye impamvu yo kwishima no guhesha abandi umugisha. Ntabwo byakabaye impamvu yo kubaheza mu buzima bwacu no kubihisha bakatubura. Ntabwo bikwiriye. Ubivuze neza. Ubwo aho ni ku bantu bagenzi bacu, ariko mpise nibuka ko no mu nsengero hari umuntu wigeze kubaza abakristo, aravuga ngo se tuzareke kubasengera, Imana izareke kubaha umugisha kugira ngo ye kubabura? Kuko akenshi iyo bakinguriye amarembo nk'uko hari uhita akubwira ati ubu rero urwego ndiho ntabwo rukiri urwo kuza gusengera hariya, kubera yuko ndabona batakiri ku rwego rwanjye, imodoka ntwara ntabwo nashobora kuza kuyiparika hariya kameme. Muri bariya abantu bafite ukuntu babyita, sinshatse kubivuga, ariko ntabwo biva ku bantu gusa, hagati byanjye nawe no mu rusengero birahaba. Abantu bareka Imana pe kubera umugisha kandi ariyo yawubahaye.
siko bibiri yibaza ngo mbese niki mufite mutahawe, niki vrema, niki se. Noneho ibaze wa wundi waguhaye agaheruka guha ntazongere kukubona, ntugaruke gushima, ntugaruke ngo uteze imbere hahandi yaguhereye umugisha. Nibura ugira umuntu umwe cyangwa babiri nawe ufata ukuboko ukagenda ukazimira ukacubira wamugisha ukagutwara. Ariko ikibabaje akenshi ntabwo bijya, hari abo bitarangira neza bitewe n'uburyo bahisemo kubyitwaramo. uzi impamvu bitarangira neza se? Bibiliya iravuga ngo ubwibone bubanziriza kugwa. Ubundi ubwo n'ubwibone nicyo abantu bita ubwibone. Uba wumva wazamutse ku rundi rwego hafi kurenga naho umugisha waturutse, kuko ubaye ari umuntu ushyira mu gaciro, akabaye uzamuka ariko wagera aho ngaho ukicara wenyine ukibaza, you reflect back, yego uyu ni njyewe, ugatekereza aho uturutse. ni njyewe wari ubayeho ubuzima ntazi uko buri buke, ni njyewe nanjye wajyaga ntegereza ko abandi bampesha umugisha, ni njyewe no gukodesha inzu byari byarabanje kunanira, yego none ubu ni njyewe ufite amazu nkodesha abandi benshi. Harya nakoze iki ngo bikunde? Harya nahereye kuki? Ubundi ibyo bibazo dushoboye kubyibaza, hari ahantu tutarenga ho kuzamura nka babandi b'umunara w'i Babeli ngo bashakaga kwiyubakira izina, kugira ngo bitangiye ubu. Mu by'ukuri mu byanditswe byera byatangiye kera, wa munara w'Ishinari abantu bashakaga icyubahiro, baravuga bati Imana niba barebye iravuga ati abangaba bashoboye gukora ibi, bakora n'ibirenze ibi ngibi, ikindi gihe bazakora ibirenze ibi. Rero urumva ko byatangiye kera, ubwibone nibwo bubanziriza kugwa kw'abantu. Ubwo nasubizaga ikibazo wari uvuze iti ntabwo bajya basoza neza bene abo ngabo iyo bikomeje gutyo. Yego akenshi iyo hatabayeho kwicara ngo wongere wisubiremo, wongere wibaze, ibyari umugisha bijya bihinduka ikibazo bitewe nawe uko wabyitwayemo. Rero reka dusabe abantu kandi tubabwire ngo gutera imbere ni umugisha Imana itanga. Yego. Hari ijambo mu bubwiriza rivuga ngo abiruka cyane ntabwo ari bo basiga abandi, abakora cyane si bo bazana ibyo kurya ku meza, ngo ariko ngo ibihe ngo bigwirira bose. Yego. So niba igihe cyarakugwiriye ukaba warazamutse, ni byiza kuri wowe, ariko ntabwo bikwiriye kukubera ikibazo cyangwa gutuma nawe uhinduka ikibazo mu bantu uri kumwe nabo no mu muryango wawe no ku buzima bwawe, ngo utekereze nk'aho ari n'ibitangaza biba byabaye koko, ariko buriya nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gukomera kuruta wa wundi waguhaye gukomera. Umunsi umwe iyo utitonze aho wazamukiye ugasiga uhatwitse, baravuga ngo ntugatwike ikiraro wanyuzeho ugenda, kubera ushobora kuzagikenera igihe urimo kugaruka. Gutwika ikiraro ni gute? Wahise ukuraho contact na ba bantu kuko wumvise ko bari ku rwego rwo hasi, ntukibareba ntibanatekereza no kukubona. Rero uzajye witonda cyane kuko hari igihe wazakenera kongera kunyura muri iyo nzira. Yego. Kandi ikindi, ubundi iri terambere turimo kuvuga Devo, hari ukuntu abantu basimbuka intambwe kubera iyi pressure turiho y'umuntu wese ushaka kugera hariya ushaka kugera hariya, ugasanga hari n'abanyuze mu nzira z'ubusamo. Ubwo ni ukuvuga ngo bakoze nyine ibintu bidafututse. Ariko wibuke neza ko iyo utazamutse step by step, ukisanga hejuru, ushobora kuzazimanuka wibarangwa. Urakoze cyane. Wari umaze gutanga urugero rw'ikiraro, mpita nibuka urugero baduhaye rw'izo sikariye, rw'izo steps. Ubundi bibaye byiza cyangwa uko bivugwa, ni uko ngo ayo mayesikariye uzamutse Imana ikuzamura igupromotinga kugeza muri bya birere ugezemo, ushobora kuzisanga urimo uyamanuka kandi uhura na ba bandi wari wasize hasi nabo barimo kuzamuka. Yes. Rero hamwe na cya kiraro, ubundi umuntu w'umunyabwenge cyangwa kubw'imbabazi z'Imana, kuko turi mu biganiro bya Gikristo,
biba bikwiriye yuko witondera esikariye uzamutseho ukazizamuka uvuza impundu ushima Imana, hanyuma ntibikabeho, ariko biramutse bibaye ngombwa ko wongera kuzimanuka bizakurinda ipfunwe kuri ba bandi wari warasizeyo. Kuko ubuzima tujya tubivuga ni mu byiciro. Uyu munsi ushobora kuba ari sizoni yawe yo kuzamurwa mu ntera, ejo ikaba ari iyanjye. Iyo rero wanyiciyeho cyangwa ntumpa agaciro kubera ko wowe wazamutse ntarazamuka, mu by'ukuri ntabwo Imana iba igarukiye kuri wowe gutanga umugisha, sibyo? ntabwo ari we wa nyuma. Imana hari abandi yahaye umugisha mbere yawe, hari n'abazamutse barenga aho uri uyu munsi. Rero ibyo byakabaye hari n'abazazamuka nyuma yawe. Ntabwo bikwiriye rero kuba icyo kinzanye ku bandi bantu bajya umuntu akagufata ukuboko muri iyo nzira yo kuzamuka, wagera hariya hejuru ugatangira kumumanuriraho amatafari, ugatangira ntiwibuke nuko yari ahari, ntukanavuge n'uruhare rwe mu buzima bwawe, ntiwibuke no kumushimira. Yego, ntabwo mufite aho muhuriye. Ariko uzi ko ibyo bintu mu bihe byashize byabagaho, ugasanga niba umwana avuye mu mujyi, cyane cyane byakorwaga n'abakobwa, ugasanga avuye mu cyaro aje inaha ngaha aje kwiga, wenda aracumbitse ku muvandimwe runaka cyangwa ku muntu runaka, akajya ntashobore no kuvuga ngo yaturutse hariya. Ni umva banamubaza ngo mu rugo ni hene, bagatangira guhimba inkuru, bagahindura amadresse, bagahindura amazina y'ababyeyi, bagahindura ibintu byose. Ye baba we, ariko ni ukuri byagiye bigira ingaruka. Ibyo bintu byabayeho, genda byibuka mu gihe cyacu tubyiruka. Nta muntu, abakobwa benshi iyo babaga bageze mu mujyi ntabwo yashoboraga kongera gushaka kwisanisha naho ingaruka ntabwo zabura, bagahindura amateka, kandi disi bakibagirwa yuko umuntu ahunga ikimwirukankana ariko adahunga ikimwirukamo. Bya bindi bavuga ngo bava mu cyaro ariko ntabwo kibavamo. Anyways, so kuri abo rero success rwose, reka dushyire ibirenge hasi, tujye dushima Imana ko ariyo tugejeje aho turi, ariko n'ukuri dusubize agatima impembero, dusubize amaso inyuma turebe, reka aho duse nk'abahimutse, noneho tujye kuri wa muntu wafeirinze cyangwa wananiwe. Uyu nguyu we rero biranakomeye kuko bizanamo, bifite na attachment ku buzima bwo mu mutwe, bifite ingaruka zikomeye cyane. Ariko umuntu yitwara ate igihe yananiwe? Isi kuba nananiwe uyu munsi bivuze ko ubuzima bwanjye burangiriye aho ngaho? Isi kuba hari ikintu runaka nari nkurikiye ariko nkaba ntashoboye kukigeraho bivuze yuko ngomba guhita nirangiza, nta yandi mahirwe nzongera kubona mu buzima? Tubwire. Wabaye nk'ubikomozaho, ntabwo amahirwe aza rimwe nk'uko twahoze tunabivuga. Niyo mpamvu uyu munsi azira wowe, ejo akazira njyewe, kuko nta nubwo ari buri gihe atugereraho rimwe. Yego. Rero twabwira abantu ngo ntibakihebe. Yego. Ntabwo uyu munsi kuba hari bitagenze neza bivuze ngo n'ejo ntibizagenda neza. Ibabarire, wihe andi mahirwe yo kongera kugerageza, wemere ko gutsindwa bibaho, wemere ko uri umuntu utari Imana, kuko ntabwo wabera ahantu hose icyarimwe, ntiwafashiriza abantu bose icyarimwe, ntiwagirira imitungo yose icyarimwe, kuko uri umuntu nyine. Ko Imana iguhaye ubuntu, uhera kuri kimwe, ejo hakaza icya kabiri, ejo hakaza icya gatatu, hanyuma keretse babandi mwatubwiye hari baca mu nzira z'ubusamo, nuko mwatubwiye ko nabo hari igihe bidasoza neza buri gihe, ariko inshuro nyinshi Imana ngira ngo kuko inatuzi mu miremerwe yacu, kumwe twatangiye tuvuga ko success yije tubura, Imana ikatubura n'abantu bakatubura. Hari abajya batinda by the way kubera iyo miterere. Ntabwo turi sure niba ari Imana ibikorera, ariko inshuro nyinshi nta muntu uzamuka ako kanya ngo ibintu byose abigereho icyarimwe, biza mu byiciro. Ngira ngo ariko no mu buzima busanzwe bijyana na maturity. Ntabwo umuntu yaba akigeze imyaka 16 ngo uhite umuha amamodoka, umuha amasambu
byamwuvahweminga kubera aracyari muto kubijera ntabwo aragera kuri ubwo bushobozi. Rero n'Imana hari iyo tureba igitujera gutyo, ariko icyo twababwira bibaho. Bibaho ni ubuzima, ntabwo uzabaho mu buzima buri positive gusa. Ibintu uyu munsi biba byiza ejo ntibibe byiza. Mu gihe wisanze muri ibyo bitaramera neza, wizere yuko nabyo bizarangira nk'uko n'ibyiza byarangiye. Wow, hari ikintu uvuze ko umwana ntiyagira imyaka 16 ngo uhite umuha ibintu byose. Mpita nsubiza ubwenge ku gihe ndeba ncisha amaso mu babyeyi n'uburyo turimo kurera abana bacu uyu munsi. Yego. Dufite ibibazo bibiri bikomeye. Hari ababaha ubwo bushobozi ku myaka mitoya, noneho bakikanga. Oya, birahari, hari ababikora. Noneho bakikanga aho kugira ngo umwana abe umuntu, ahubwo agapfira aho ngaho, ubuzima bwe bugahita byamurenze, arabona nta kindi ashigaje. Yes, aha icyambere, aha ibintu ntazi uko bikorwa, ntiyabivunikiye, nta ruhare rwe, imyaka mitoya, umva akabijyamo akabigenza uko abishaka. Nka wa mwana w'ikirara uramwibuka, wagiye kwaka se umugabane wakagena akabyayishira bigahita birangira. N'abacu muri iki gihe bamwe nuko tubagenza. Noneho ku rundi ruhande tukabarera tutabatoza. Ntabwo kenshi mu miryango yacu byo tuvuga uko twigisha abantu uko tubatoza, ntabwo kenshi tujya dukunda kuvuga kuri iki gice cya what do I do iyo nananiwe. Noneho ugasanga birimo biratuma abana, dufite abantu biyahura uyu munsi biyambura ubuzima kubera gusa umukobwa yavuze ngo ntitukibanye, cyangwa umuhungu yavuze ngo ntitukibanye, cyangwa se kubera hari ikintu runaka yarakurikiye yarashyizeho umutima bitakunze agahita avuga ngo ndarutwa no kutabaho. Twakora iki kugira ngo ducungure ubu buzima turimo turatakaza? Icyambere twakora, reka dutangire itangazo, turyite itangazo. Ntuzigere wemera situation waba urimo yose, imibereho yakugonga uko yaba ikubabaje kose, uzafate iri hame rivuga ngo ntabwo nzafata icyemezo cya burundu ku kibazo cy'igihe gito. Wow. Never take a permanent solution to a problem, to a temporary problem. Yego. So ikibazo kiri temporal kizarangira, ntukagifatira umwanzuro w'igihe cyose w'iteka ryose. Burya iyo umuntu yiyambuye ubuzima akiyahura kubera desperation, abafasha umwanzuro uhoraho ku kibazo cyari buzarangire ejo. Ariko ejo ntabwo azaba hari. Ejo yiyimye amahirwe yo kuzabona ibyo Imana yari igiye gukora. Kuri vasinga indi shusho yawe, Imana ikaguha face shining nyuma y'ikimwaro. Ego. Ibi tubigaruka wari uvuze kuri relationships z'abatoya biyahura kuko relationship zitagenze neza. Dufite ingero nyinshi z'abanyarwanda n'abanyamahanga aho banyuze muri icyo kibazo urimo kunyuramo uyu munsi. Hanze bakunda kubyita ngo gutera utudobo, ngo babateye utudobo sha bakagenda bakimanika. Hari famille njya nkurikira kuri social media ivuga ngo niba mutera akadobo ngo azagafata agateremo inyanya, ngo nagacuruzemo inyanya. So ukabyaza umusaruro, by the way nicyo kiba kigamijwe. Nigeze nkurikirana ikiganiro cya uno mupasiteri w'umunyamerika wa Saddleback, Rick Warren. Nyuma yo gupfusha wa muhungu wabo yiyahuye, nibwo batangiye campaign, nyite campaign y'ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe, ubukangurambaga, movement ya high level y'ubukangurambaga kugira ngo ibyababayeho bitazongera kugira undi muntu bibaho. Wow. Baje na hano mu Rwanda. Ndabyibuka ke Warren twagiranye mu bantu yari yatumiye aba conference, nanjye ngira amahirwe yo kuyatendinga. Bavuga bati ubuzima bwo mu mutwe ntago bukwiriye kuba iherezo ry'ubuzima bw'abantu. Twabuze umwana kubera mental health issues, little did we know ko bizasoza bitwaye ubuzima bwe. None turashaka ko bitazongera kugira abantu bidutwara. Urumva? Baravuga bati mu nsengero, ndi icyo gihe nyine urumva nk'abapasiteri bashakaga ko icyo kintu gikomera mu nsengero. Baravuga bati mu nsengero mufite izo departema z'abantu bashinzwe ubujyanama, aho abantu baza baje kubona
professional support atari bya bindi byamenyerewe mu nsengero yuko pasiteri wese akora counseling kandi akababwira ati genda usenge kandi umuntu arimo arapfa cyangwa akanagusengera ati reka ngusengere ukagenda. Bayibewe ntabwo turimo kurwanya gusengera abantu mutwumve neza, ariko hari uburyo bundi bwakunganira gusenga hamwe no gusengera umuntu hakaba na support yindi iri professional no kumwikwipinga ukuntu yakwitwara muri ubwo buzima. Rero birakwiriye ngira ngo mvuze byinshi ariko naho naganishaga ikibazo kukibyaza umusaruro. Niba ari disappointment, niba ari loss, niba ari igihombo, niba watengushywe, hari ukuntu wabirivasenga ukabibyazamo ikintu kiri positive nk'urwo rugero rwo kwa Rick Warren, aho kugira ngo biguhitane, nko kugira ngo biguhitane cyangwa bikomeze bihitane n'abandi benshi. Wabibyazamo umusaruro ugashyiraho uburyo bizamenyekana yuko byagarukiye kuri wa wundi wagiye, abandi tukavuga ngo never again nka ya mvugo yacu. Wow. Okay. Abadukurikiye murakoze, ngira ngo turiho turiga turunguka ibintu byinshi. Reka rero twiyemeze mu miryango yacu. Hari ibintu tujya dukora tutabizi nk'ababyeyi. Hari akantu kigeze kubaho mu minsi yashize, haciye iminsi umwana yaraje yagize amanota atari meza ku ishuri. Araza nyine yereka umubyeyi nk'uko n'undi mwana wese yazanye amanota akamwereka. Amagambo umubyeyi yamubwiye yatumye uyu mwana ajya gusoza ubuzima bwe. Urumva? Kandi ntago ari we wenyine, abenshi turabikora mu rugo iwacu. So nkunda kuvuga ngo umuntu wananiwe already nawe ababizi ko yananiwe, aza n'ubundi afite ipfunwe atazi n'ukuntu ari bubigenze, ariko nanone nta n'ahantu yabikwepera, agomba kuza imbere yawe akakwereka ngo nananiwe, dore riziritani byananiwe, uko nguko bimeze. Ariko se ukwiriye kuba umwongereramo mu gikomere afite, umubwire ngo urimbwa, n'ubundi narakubwiye ko ntacyo uzigezaho, n'ubundi sinzi impamvu nangiza amafaranga yanjye, n'ubundi sinzi impamvu nangiza umwanya wanjye. Hari ababyeyi nzi babuze abana muri ubwo buryo kubera izo mpamvu. Rero babyeyi rero uheruka kutubwira ejo bundi ati rero jye najyaga mbikarakaasaho nkabwira nti jyewe nakoraga neza sinigeze ntsindwa. Umunsi umwe baza kugwa ku gipapuro cy'amanota ye. Baravuga bati burya bwose igitutu cyose ujya udushiraho nawe se ibi se ninde wabikoze? Mu by'ukuri nubwo dukeneye ibyiza ku bana bacu, ariko reka tujye twiga kubafasha mu gihe bitabagendekeye nk'uko twabishakaga, ahubwo tushake ubundi buryo. Uzi ko icyo gihe ari nacyo umuntu aba agukeneyemo burya. Yego. Ko iyo umuntu yatsinze aba ari fier, ari confident ahantu hose yahanyanyagiye. Ariko gutsindwa birakonjesha, biragatsindwa, birakuminimiza, bigucisha bugufi, ukagenda wihonga nta cyaha wakoze. Yego. Niyo mpamvu ni byiza ko ari mwe turimo kubivugana. Bene uwo muntu aba akeneye umuzamura, kuko gucishwa bugufi aba yahageze ku itaka, nta handi haba hasigaye uretse kumwohereza kwiyahura gusa, nta kintu kiba gisigaye. Rero ni rwa rugero mwari mwaduhaye mu kanya rw'uko umuntu urimo kuzamuka mu mwobo ukeneye kumuha ukuboko wazamukiraho kumusubiza hasi. Rero iyo unaniwe wa muntu kumwapurifitinga, mubwira uti ejo bizashoboka. Niba ari imibare reka dushake coaching, cyangwa isomo rindi iryo ari ryo ryose dushaka ukunganira, ejo bizagenda neza. Ntabwo uri umuswa, ntabwo uri umuswa. Ikindi ahubwo tukiri naho, waruvuze ku miryango n'ukuntu turera abana n'ukuntu tunabakuza. Hari igihe conflicts ziri muri iyo famille ari nazo zatuma umwana atsindwa. Niba papa na mama barara mu makimbirane barwana, umwana azigate, umutwe w'umwana azafata. Ahubwo niba baraye barwana akabyuka nta n'icyo kunywa yabonye, inzara izabanza imusinzirize mu ishuri, concentration izananirana, ahora yumva ya majwi ya rwa rusaku rwanyu n'intambara yanyu ihora igaruka muri we. Ibyo rero mbere y'uko tumutonganyiriza amanota yabonye no kumutuka n'amazina, ubundi bibaye byiza twakwisuzuma. Aho nta ruhare rwacu,
aho ntitwarangaye, aho ntitwatinze muri bizinesi, aho ntitwasuye iyindi miryango nk'amwe b'abapasiteri abacu bakatubura, ayiwe biragatsindwa. Ibyo rero abantu bagiye bisuzuma ku ruhande rwabo, twagabanya abo duhungabanya, kandi turi mu nshingano zo kubarenganura rwose. Urakoze cyane rero, ngira ngo ndumva tubivuzeho bwaba uburyo bwo kwitwara igihe watsinze cyangwa wateye imbere, ndetse n'uko wakwifata cyane cyane mu gihe wananiwe, mu gihe watsinzwe. Aha hantu ntabwo dukunda kuhavuga, ariko it's high time tubivuge, tubimenye rwose ko bibaho, birashyika, biradushyikira, ariko tunamenye ko ntabwo biba bishyize akadomo ku buzima bwacu. Kuba wakoze kimwe uyu munsi ntigikunde ntabwo bivuze ko ibyo uzakora ejo bizanga. Ahubwo abantu bateye imbere cyane iyo ubabajije ngo ni inshuro zingahe wananiwe, yarakubwiye ngo narananiwe, ndongera ndananirwa, ndongera ndananirwa, ariko ntabwo nabivuyemo, ntabwo nabiretse. Kubera iki? Hari icyo yashakaga kugeraho, kandi yari afite icyizere ko byanze bikunze biza gushoboka. Ngira ngo iyo ni nawe success nyayo, kuba umuntu yarapasistinze ntiyemere gutsindwa. Ubundi uko niko gutsindwa, uba wanesheje gutsindwa, yaho unanirwa bwa mbere ntucike intege, ukongera bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane, kugeza igihe sinzi abantu numvi. Anyway, reka twe kujya mu bindi byinshi, ariko abantu bavumbuye ibintu bitandukanye bavuga yuko ari ba bantu bashiritse ubute, bakagerageza inshuro nyinshi bakagerageza. Kandi ntutekereze ngo abantu ntibabasekaga, ntutekereze ngo ntibabavugaga, ntibabita n'amazina bababwira n'ibindi. Reka rero twibwirira abantu Devo, ubundi ntabwo ubayeho kubera abantu, ubayeho kubera Imana, sibyo? So umuntu ntakavuga ikintu ngo wumve ko cyagukura mu murongo bwaho wari urimo uragana. Urakoze cyane. Ngo gitume uhindura inzira, utangire gushakisha izindi nzira kubera ko hari runaka yavuze. Ntabwo murimo kujya mu cyerekezo kimwe, ntabwo mufite gahunda imwe y'ubuzima. Abantu baremewe kuvuga, nugira ibyiza bazavuga, ibibi nibikubaho bazavuga. Rero ntukazajye wishinga ngo urafatira icyemezo cyawe ku magambo abantu bakuvuze. Urakoze cyane. Reka twongereho n'akangaka. Ubundi abantu ibyo bavuga ni opinions zabo, nk'uko wari ubivuze, ntituzababuza kuvuga, ariko mu rwego rwo kugira ngo bya bindi bavuze ntubigire personal, niyo mvugo y'ubu, ntubyegereze umutima. Yego, mu rwego rwo kugira ngo utabyegereza umutima, subiza iryo jambo icyo ijambo ry'Imana rikuvugaho, kuko that is who you are. Yego, niwo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wakotinga ibyanditswe byera nka Zaburi 139 iravuga ngo naremwe mu buryo butangaje buteye ubwoba. Yego, uwo yari Dawidi, aravuga ati ibyo ngibyo umutima wanjye ubizi neza. Amen. Ni ukuvuga niba bagukirititse, uko uteye, ko utize, ko wahombye, ko byanze, ko bitagenda, ariko waremye mu buryo butangaje buteye ubwoba. Yes. Uwo nguwo iyo ugenda kuri street, abantu bakwiriye kubona igitangaza Imana yaremye. Yego, ariko urumva bihera kuri wowe ugenda wihamya, tukandagira utababarira ubutaka, my dear. Cyane ugende n'ama ufite uwo mu byigana uriho ugusunika agushyira hirya y'umuhanda. Wisanzure, wiyizere niba batakwizeye, wikomera amashyi niba ntawe, kuko Imana irakwemera. Yes. Ibyo rero biguha za mbaraga na confidence udashakisha, kandi bikazana icyizere kirenga cya gisuzuguro abavugaga bazanye. Yego, kuko ubifata nka opinions, ibitekerezo byabo kuri wowe, ibyo ni ibyabo, ariko si byo byawe, si nabyo by'Imana ku buzima bwawe. Yego, uri we rero mu mugambi w'Imana ntaho azajya, kandi arakomeje, kandi arakomeye. Ibyo rero iyo wamaze kubimenya, ni hahandi ugerageza bya bindi byangaga byose, kubera ko ibiguca intege wabiboneye igisubizo. Yes. Urakoze cyane. Reka dushimire abari badukurikiye. Ni ukuri nimubikurikira mukabitega amatwi, harimo inama zizashobora kububaka kugira ngo muve aho mwari munaniriwe, muve aho isi yabashyize, mwikureho agahato mwashyizweho n'abantu ndetse n'imibereho, mubashe gukomera kandi mukomeze, kubera ko hari iby'Imana ifitiye ubuzima bwanyu. Buriya nuzajya ushaka kunanirwa, ujye wibuka ko ntabwo uri wenyine.
hari umugisha w'undi muntu ufite ejo, hari undi muntu wari ugiye gufata ukuboko ngo umuzamure umujyane ku yindi ntera. So ntukabirebere kuri wowe gusa ngo ibyanjye byarangiye ngo wemere gupfundikirirwa muri ako kabogisi bagushyizemo, ahubwo ujye umera wishakemo imbaraga, ujye umera nk'iki mushroom harya ni iki, ujye umera nk'igihumyo kipfumura ubutaka, aho wagishyira hose ujya kubona ukabona pa cyazamutse kandi twese bikadutunga bikatugeraho. Imana ibaho umugisha rero. Defata turagushimiye wakoze kubana natwe. Ikiganiro nakagaruka. Umugisha kuba nanjye ndi muri iki kiganiro. Yes. Shalom shalom. Turabakunda.